kuko Yohana ari mu mugambi w'Imana. Imana yamubwiye ngo Yohana, ivugana na Yohana iramubwira ngo umva Yohana, reka mvugire muri Yesu. Ngo Yohana arerekwa, avuga ngo arerekwa ngo ku munsi w'umwami. Ku munsi w'iki? W'umwami. Ngo yumva ijwi rimubwira ngo Yohana we andika. Ngo Yohana abona intebe nziza, ngo arayibona, abantu wicaye yambaye imyenda y'umweru, ngo ariko arebye no munsi abona haraturukamo umugezi, ngo isoko ridakama. Dushimiye ijuru, dushimiye umwami, dushimiye umushobozi, dushimiye ituye ahirengeye kwitazagutererana. Naho isi yahindukira ntabwo zagutererana. Uko mwaturaga, uko mwicaye muri rusengero, imirimo yose mwakoreye muri rusengero, nabwiye ngo ntago mwaruhiye ubusa. Nabwiye ngo mabwire ngo ntago muri mukuruhira ubusa. Nkurikire, abaririmbyi muririmba ntago muri kuruhira ubusa. Imana ishimwe, ndafashijwe. Debonewa yemwe abayobozi, nubwo ibibahiga byaba byinshi, ariko iyo mukorera ibahanze amaso ku manywa na nijoro. Ijambo rivuga amaso y'Uwiteka ari ku bakiranutsi, n'amatwi ari gutaka kwabo, ngo igitsuri cy'Uwiteka kiri kubakora ibyaha, kugira ngo kimare kwibuka kwabo mu isi. Ngo ari ku Uwiteka aba hafi y'abafite imitima imenetse, ngo kandi akiza abafite imitima ishenjaguwe. Nabwiwe ngo Uwiteka ntabwo Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV. Nitwa Tuyishimire Sirasi, ndi umugabo, nturutse muri paruwasi ya Sheri. Hano si ubwa mbere, nshimiye abashumba ko mwangiriye icyizere muri uyu mwanya mukongera kuntumira. Nshimiye itorero, nshimiye abahanzi, nshimiye abaririmbyi mwese mwambanjirije, n'abadiyakoni mwese muri rusange. Ineza y'Imana ikomeze ibabeho mu izina rya Yesu. Nshingiye ukuntu mwicaye n'ukuntu mumeze n'ukuntu mwafashijwe, mbasabiye kurama. Ibintu murabyakiriye? Niriwe mu materaniro, mvuye mu materaniro y'iwacu, nshoje mperekeza abashyitsi, mpita nza aha ngaha. Mbasabiye kurama. Mbasabiye kurama. Abashumba mbasabiye kurama. Nago ntinda nkuko mwarimu bivuze, ariko mbazana ijambo rivuga ngo ikibanza shitani yashije kugira ngo akwiciremo ntago ari cyo uzapfiramo. Ikibanza shitani yashije kugira ngo akikwiciremo ntago ari cyo uzapfiramo. Murabimvise amagambo ra? Ikibanza shitani yashije kugira ngo akwiciremo ntago ari cyo uzagira gute uzapfiramo. Kubera iki? Yeremiya abwirwa ari amagambo avuga ngo nakumenye kera ntarakurema, nanakwejeje kera utari wabaho. Suko ayabwirwa atari mu bibazo, suko atari mu ntambara, suko atari mu kibanza cy'agahinda n'umubabaro, suko kandi iki kibanza cyari icye bwite. Ibyo yarebaga yabirebaga wenyine, nta wundi. Abari bamugose bamugirira nabi bari bahari, ariko niwe wabirebaga wenyine n'imbaraga bifite. Ariko kubera yamuremye kera, ibyo bimurwanya n'ibimuhiga birimo biramuhiga ni ibiremwa, ariko yamuvuzeho ni umuremyi. Bisobanuye iki kuri we waje hano? Ibikurwanya ni ibiremwa, ariko ikurwanirira ni umuremyi. Ibintu murabyumvise ra? Imana iri mu ijuru ireba Yeremiya ahantu ari mu mubabaro, iramubwira ngo Yeremiya we, uyu mubabaro urimo ntuguhagarike umutima. Iyo usomye hejuru hari ijambo rivuga ngo Yeremiya arandika aravuga ngo ijambo ry'Uwiteka rinzaho. Avuga ngo Yeremiya we, nakumenye kera utari waba urusoro mu nda ya mama wawe. Na bisobanuye iki? Papa we na mama we bari batari bahura ngo bakore ibyishimo Yeremiya avemo. Ahubwo dushimiye Imana yakumenye kera abarozi batari bakumenye.
dushimiye Imana yakumenye kera isi itari yakumenya. Dushimiye Imana yakumenye kera ibiguhiga n'ibikudwanya mu byiciro byose bitari byakumenya. Nubwo uyu munsi uri mu kibanza cy'ibikurwanya nta bubasha bigufiteho kuko yakumenye ikurindira muri icyo kibanza, ikakudwanirira mu gitondo, ikakudwanirira saa sita, ikakudwanirira nijoro, ikakudwanirira ku manywa na nijoro. Ni Imana ishoboye byose. Teniwa lemona sedokita pevonema. Ndebera nawe umuntu uri mu bibazo, ndebera Yohana ku kirwa cy'Ipatimo. Barahamujugunye ngo isazi zimugirire nabi, barahamujugunye ngo ahapfire. Ipatimo abo bahajugunyaga barapfaga, ariko kubera yuko Yohana ari mu mugambi w'Imana, Imana yamubwira ngo Yohana, ivugana na Yohana iramubwira ngo umva Yohana, reka mvugire muri Yesu. Ngo Yohana arerekwa, avuga ngo arerekwa ngo ku munsi w'umwami, ku munsi w'iki w'umwami, ngo yumva ijwi rimubwira ngo Yohana we andika. Ngo Yohana abona intebe nziza, ngo arayibona, abantu wicaye yambaye imyenda y'umweru, ngo ariko arebye no munsi abona haraturukamo umugezi ngo isoko ridakama. Dushimiye ijuru, dushimiye umwami, dushimiye umushobozi, dushimiye ituye ahirengeye kwitazagutererana. Naho isi yahindukira ntabwo zagutererana. Urahari gukomera Imana amashyi? Wowe yikomeye amashyi Imana ikwimane. Wowe yikomeye amashyi Imana ikurwanirire. Wowe yikomeye amashyi Imana igushyigikire. Wowe yikomeye amashyi Imana ikubake. Wowe yikomeye amashyi Imana ikujya imbere. Ahataringaniye haringanize. Icema kabiri inzugi z'ibyuma n'ibihindizo mu izina ryayo. Ariko nta mucuranzi uri haranga musabire kurama. Abacuranzi mwagiye he? Nta mucuranzi uri hariya ngo musabire kurama. Ndabigusabiye uzaramira imbere yabyo. Nawe waje Imana izaguha umugore udafite umururumba mu izina rya Yesu. Cyaho ucurange. Ibi bintu birakora hano ni muri ambasade y'Imana. Aha ni muri ambasade y'iki y'Imana. Nimba waje gushaka visa rero y'Imana, Imana iguhe muri uyu mugoroba mu izina ryayo. Tugendane, tuze kugendana. Nitugendana uracyura ikintu gikomeye ku buzima bwawe. Namaze kumenya amakuru y'ahangaha. Imana ngikora vuba vuba, ikarwanira abantu vuba vuba, kuko ntiyigiye gukora ntica kuri diakoni, ntica kuri runaka. Iza kubera ko yakumenye kera, ikakurwanirira kera. Yeremiya ngo mu mubabaro yari afite, Imana ivugana nawe, iramubwira ngo wihagarike umutima, nakumenye kera. Ndebera nawe Yohana, ngo ari ku kirwa cy'Ipatimo, ahantu hari intumbi, ahantu hari amagufa yumye. Reba ahantu hatari ubuzima, reba ahantu bitakunze yuko nawe yagira ubuzima, ariko kubera ko yomatanye n'Uwiteka ushoboye sha. Ngira murebera amubwira ngo nubwo hari isazi zatsetse ntacyo zigomba kugutwara, ndagushyiraho umuturura. Isazi zakwinukirira zigasanga Yohana ararura, kubera yomatanye n'Uwiteka. Ndagusabira ikimenyetso muri aya materaniro, Imana igusiga amavuta, abadayimoni nibagukoraho banyerere. Imana igusiga amavuta, ibiguhiga nibigukoraho binyerere. Imana igusiga amavuta, ibigushakisha bitagaciro ku buzima bwawe. Tena bevonesa niwi ero jeniwa tangaza bonefo. Numvise ijwi rimbwira ngo Imana ihumanuye abantu muri iri teraniro. Imana irabahumanuye, mwandujwe n'isi, ariko Imana irabahumanuye mu izina rya Yesu. Ndebera nawe, nubwo hari isazi, ariko Imana iramubwira ngo humura, ongera urebe. Ngira mwereka ngo arareba. Mu bibazo bya Imana irahari, mu ntambara urimo Imana irahari.
mu kibanza urimo uri mu kugeragezwamo Imana irahari, kandi ibyo iri kugerageza ni bitoya cyane, nta bubasha bigize gute bifite. Ikibazo ni ubwoba ufite, ariko nugira kwizera biriya biguhigira muri icyo kibanza utuyemo biracika intege, ukomeze ugende. Icyo usabwa muri uyu mugoroba ni ukumenya ikintu cyitwa ikibanza uhagazemo ibirimo kukubera. Abenshi hano mufite amakuru, mufite amakuru, abenshi hano mufite amakuru, kandi muyamaranye iki igihe. Hari abafite amakuru y'inzandiko ko bazabatereza cyamunara, hari abafite amakuru y'uko abana babananiye, hari abafite amakuru y'uko barwaye uburwayi bukomeye, hari abafite amakuru y'ibibazo bitandukanye. Ariko ndagira nkubwire ngo muri uyu munsi w'umugoroba ntago ngiye nkuzaniye amakuru, ngiye kukubwira ngo Imana ikumpera ihishurirwa mu kibanza urimo. Imana ikumpera ihishurirwa mu kibanza ugize gute urimo. Umuntu ufite ihishurirwa ibimuhiga bibona bitari byamugeraho. Umuntu ufite ihishurirwa ibimuhagurukiye abibona bitari byamugeraho. Ndagira ngo utangarize wewe umuntu w'amatanye n'Uwiteka. Uwiteka Imana ishoboye byose aguhishurira ibyari bigiye kukwisha, abigukwepesha, abigutambutse, kuko Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo n'urukundo, yongera ikurengera abantu batakurengera mu izina rya Yesu. Tugiye kwinjira mu mwanya wo gusenga, kandi kabaye ndafashijwe, kandi tugiye kwinjira mu mwanya wo gusenga. Umva ikintu cyantangaje kirimo gikomeye. Dusomye umuhanuzi Yesaya 65 20 na kangahe muri beza gusa. Havuze ngo ntago muzaruhira iki ubusa, ntimuzabyara abana bo kubona iki amako, kuko ari abana babahawe umugisha n'uwi bavuye ku banyamugi. Avuze ngo kandi mutari mwasenga, mutari mwanasaba, mutari mwanataka, Imana yari yabumvi. Dushimiye yumva, dushimiye Imana yumva. Umva amakuru rerakomeye, umva amakuru akomeye, umva amakuru akomeye. Tugendereho, jya kuri sende yeguriho, umva amakuru akomeye. Nabwiye ngo nze mabwire mwebwe mwateranye mukamanuka hirya no hino mugatambika. Hano harabavuga ati buriya yabuze icyo avuga. Ntago nabuze icyo mvuga, ngiye nari umudivantiste n'umujiye. Abadivantiste dusoma ijambo ry'Imana barimo hano barabizi, ntago nakibuze, ariko ndimo ndavuga amakuru avuye mu ijuru. Narababwiye ngo iyo umuntu asenga cyane adasoma ijambo ry'Imana aba umupfumu. Iyo umuntu asoma ijambo ry'Imana adasenga aba umufarisayo, arwanya usenga. Ariko iyo usenga ukanasoma ijambo ry'Imana, umwuka w'Imana guhishurira ibiri inyuma y'inyuguti, ukagira imbaraga zinesha imbaraga z'abakonikoni mu izina ryayo. Mama abwira ikintu gikomeye, ntago Imana yaguta mu nzira kandi gufiteho gahunda. Erohi Adona Shama Erohimu Erohi Adona Shama 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 Adona Shama Shama. Haleluya. Nabwiye ngo mbabwire mwese mwaje guterana, abagabo, ababyeyi, abasore, abantu bubaha Imana, abantu bagendana nayo, abantu bayizera. Nabwiye ngo mbabwire aya magambo, mbabwire yuko iyo uko mwabyinaga, uko mwaturaga, uko mwicaye muri rusengero, imirimo yose mwakoreye muri rusengero, nabwiye ngo ntago mwaruhiye ubusa. Nabwiye ngo mbabwire ngo ntago muri mukuruhira ubusa. Nkurikire, abaririmbyi muririmba ntago muri kuruhira ubusa. Imana ishimwe, ndafashijwe. Debonewa yemwe abayobozi, nubwo ibibahiga byaba byinshi, ariko iyo mukorera ibahanze amaso ku manywa na nijoro. Ijambo rivuga amaso y'Uwiteka ari kubakiranutsi, n'amatwi ari gutaka kwabo, ngo igitsuri cy'Uwiteka kiri kubakora ibyaha, kugira ngo kimare kwibuka kwabo mu isi. Ngo ariko Uwiteka
aba hafi y'abafite imitima imenetse, ngo kandi akiza abafite imitima ishenjaguwe. Nabwiwe ngo Uwiteka ntabwo azabata mu nzira namwe. Ntabwo azabata hehe mu nzira. Ndabwirwa ngo ntago muzabyara abana bo kubona amakuba, nabo mwabyaye ijuru rizabarinda, kubera ngo iyo mwaje imbere yo irabazi kurusha uko abantu babazi, kubera ngo iyo mwaje imbere izabarwanirira, izabashyigikira, izabitaho, izababera igisubizo. Ngo ntago muzaruhira ubusa, ntimuzaruhira ubusa. Ibibahiga izabihiga. Teniwa demansa kita. Abarozi bazabahiga ntibazabashobora. Bazohereza amahembe ntazabashobora, kuko iyo musengira bakurikira ntabwo muzaruhira ubusa. Ni Imana ishoboye byose. Mwababyeyi ntabwo muzaruhira ubusa, mwabagabo ntimuzaruhira ubusa, mwabakobwa ntimuzaruhira ubusa. Iyabimanye ejo n'ubirabimanye, abana banyu irabimanye, imbwa zanyu irazimanye. Komera Imana amashyi, komera Imana amashyi, komera Imana amashyi. Tugiye gusenga. Yaranditse aravuga ngo yicaye kuri ya ntebe byose iravuze ngo byose irabihindura andika aya magambo avuga ko ari ay'ukuri kandi ari ayo kwize. Yaravuze ngo kandi ndi kumwe nawe aho uzajya hose, nzabanana, nzakugarura muri iki gihugu, sinzagusiga nakora ibyo nkubwiye. Igihugu ni amasezerano, ntabwo igihugu Imana yarakiduhaye, ahubwo igihugu ni amasezerano Shitani aba yarakunyaze. Imana imirari ikono Shitani yarakunyaze, ariko yakugaruyemo mu izina rya Yesu. Tugiye gusenga. Mutari mwavuka, Imana yakoze ikintu gikomeye. Nabonye ijuru riri mu kwandikira buri muntu wese uri hano muri aya materaniro. Harimo abantu bari bafite imanza, mbona marayika ari mu kugenda yandikira umuntu wese uri hano muri iteraniro ku kibazo afite. Abafite imanza bandikira babwira ngo kuko mwakunze gukiranuka nicyo nzabakiri. Umuntu ukiranutse ntago agira amanyanga. Nta manyanga agira gute? Agira. Kuko mwakunze gukiranuka nicyo nzabakiriza, nzababuranira mbatsi. Abantu bafite uburwayi nabonaga marayika ari mu gusinya, ndabwirwa ngo izo ndwara ntago ari izanyu aho zaturutse, kuko uwo mwizera ntago yarwaye malaria, ntago yigeze arwara kanseri, ntago yarwaye diabete. Yesu mwizeye ntiyarwaye umugongo, ntago yarwaye mu nda, ntago yarwaye amaguru, ntago yarwaye umutwe. Ngo uwo mwizeye izo ndwara zikuye ku buzima bwanyu, uwo mwizeye ari we Yesu Kristo arabarengera, arabimanye, kuko ari umwami ushoboye. Ntago umuntu mwizeye ari we Yesu nigeze arwara mu nda, nta nzoka yarwaye, nta bicurane yarwaye, ntago yarwaye amaso, nta matwi yigeze agira ikibazo, byose yarabyujuje bifite ubuziranenge. Nabwiye ngo umuntu mwizeye ari we Yesu, ibibagoye n'ibibaruhije wafite ubushobozi n'ubutware n'ububasha bwo kubyirukana vuba vuba. Ndimo ndabona ijuru riri mu gutabara umuntu waje muri aya materaniro afite icyifuzo ku giti cye, icyo ari cyo cyose ku giti cye. Ndabona ijuru riri mu gutabara rivuga ngo ntago rizabata, ntago rizabahana, ntago rizabajugunya, ntago rizabasiga nk'imfubyi, rizabarwanirira, rizabitaho. Ntago muzaruhira iki ubusa. Hano harimo abantu batareba babiri, Imana ibahaye kureba. Hano harimo abantu bari kuzabagwa, babagwa mu nda. Ndimo numva ijwi rimbwira ngo n'abantu 6 babagwa mara, ariko desani wi enome fo eda shenido kenemangasa de kobe. Numvise ijwi rimbwira ngo muzajya kwa muganga bongere babapime, igihe cyo kubagwa bazasanga ibyo byose Imana yarabikuyemo, ubwo burwayi bwose yarabukuyemo, kuko ngiyo mwaje imbere ishoboye byose. Yavuze ngo ntago yakwemera ko muruhira iki ubusa.
teniwa lemana. Hano harimo abantu bariganyije ibibanza n'amazu. Ndimo numva ijwi rimbwira ngo Uwiteka mwaje imbere ntago yakwemera ko mu ruhiriki ubusa. Abatabaye ntawe abajije, abimanye ntawe abajije, abahaye ibyanyu ntawe abajije, abubatse ntawe abajije, kuko ari Imana ishoboye iki byose. Hano ndimo ndabona abantu bamaze igihe barwaye imigongo no mu nda n'ibiki byose. Ndabwiye ngo Uwiteka batabaye vuba vuba, namwe nimwakira ubuzima mu izina rya Yesu. Zaburi ya 35:22 haravuze ngo Uwiteka barabibonye ntuceceke, mwami ntumbe kure. Numvise ijwi rimbwira ngo ibyanyu Uwiteka yarabibonye ntago acecetse muri uyu mugoroba. Nimba wari ufite n'uburwayi bungana uko bwari bumeze kose, uyu munsi ejo mu gitondo uzabyuka wumva ufite ubundi buzima bwo muri Kristo Yesu. Yesu nimo ndabona ari mu gukora akazi agenda akiza abantu. Ntago nitaye mu gihe umaze abadayimoni bakurwanya, nitaye ku Mana yakurindiye mu kibanza cy'abadayimoni bakurwanya. Iyo hakurindika kwimana ibikwica bihari, iyakurwaniriye bihari, iyakwitayeho bihari, nubirongeye iravuze ngo igufasha ukuboko ntabwo izakurekura, kandi kuramije ukuboko kwayo ariko gukiranuka. Mwakira imbaraga zo gukiranuka mu izina rya Yesu. Mwakira imbaraga zo gukiranuka mu izina rya Yesu. Mwakira imbaraga zo gukiranuka mu izina rya Yesu. Ubutsinzi bw'Imana bubaye kuri mwebwe. Nimwikomera amashyi mushimira Imana ko yabimanye. Mushumba ndamuzi, mwarimu. Imana yagiye mukoresha ibintu byinshi, haba mu Kagarama ndabizi. Hari umuntu yigeze gusengera wari ikimuga, mbona arahagurutse, nari najya kwigisha, mbona arahagurutse aragiye, yararimaye. Niyo mabwire ngo naze nawe yatura umugisha nk'umushumba, ngo ino watura umugisha nk'Imana yaguhaye. Ntago tuzarohira iki ubusa. Nzamubona zaba magazi imbere yenyuzwe, nzamumenya mbonye inkovu zo mu biganza, nzamumenya zaba magazi imbere yenyuzwe, nzamumenya Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV.